Nshuti muvandimwe mwene data dusangiye amahoro dukomora mu mwami wacu Yesu Kristo, nongeye kugusuhuza mu izina rya Yesu. Uyu ni wa mwanya mwiza twigamo ijambo ry'Imana, aho turimo kwiga igitabo cy'umugenzi volume ya mbere. Uyu munsi tugeze ku cyigisho cya 20 cyitwa imisozi y'igikundiro. Turacyarimo kurushaho kureba ibifitiye akamaro urugendo rwacu, tuva mu ntege nke twerekeza mu kunesha, tuva mu byaha twerekeza mu kubabarirwa, tuva mu ntege nke tuva mu by'isi twerekeza mu by'agakiza, kandi tuva mu Egiputa twerekera i Siyoni. Nshuti zanjye, reka iki gitabo tukige kandi tugiha n'agaciro cyane, kandi dusaba Imana ngo buri ntambwe abe ariyo iyiduterera, kuko tw'abana b'abantu nta mbaraga twigirira. Reka abe ari cyo cyifuzo cyacu. Mureke dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twongeye kunezezwa cyane n'ibihe byiza dukomora kuri wowe. Twongeye kwishimira ko muri wowe harimo ubwami, nubwo muri wowe harimo amakuba, ariko muri wowe harimo no kwihangana bikomoka muri Kristo Yesu, nk'uko Yohana ku kirwa cya Patimo yabibonye. Reka rero muri ubwo bwami uduhe imbaraga nk'abana b'ubwami, kugira ngo tumenye ko ubwami bwawe bugiye kwimikwa. Kandi muri uko kwihangana, nk'uko wabisezeranye, impano ya Mwuka Wera dukeneye uyu munsi wa none, imbaraga ya Mwuka Wera dukeneye idutiza imbaraga zo kubasha kwihanganira ibyo ducamo. Kandi Mwami Uwiteka, amakuba nubwo imbere yacu ibiba bihari biba bitwereka ko ibihe bikomeye, ariko muri we ntidukwiye guteraganwa n'imiraba y'ubwoko bwose. Udukomeze rero kandi muri iri jambo ryawe wihesha icyubahiro, kugira ngo twebwe nubwo turi abanyantege nke tumenye ko hari irindi banga dukomora mu mbaraga dufite muri wowe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Mwene data, nk'uko nabikubwiye, iki ni icyigisho cya 20, icyigisho cyitwa imisozi y'igikundiro mu gitabo cy'umugenzi, aho dukomereje muri iki gitabo. Uyu munsi dufite incamake y'iki gice itwereka neza uburyo mu Kristo na Byiringiro bakomeje urugendo bajya ku misozi y'igikundiro. Iyo misozi y'igikundiro nyirayo niwe na nyiri umusozi wa Biruhanya, ariko nanone ni umwami. Muribuka ku musozi Biruhanya ahaterera nubwo hari hagoranye, ariko kuri uwo musozi wa Biruhanya yahakuye ibintu bikomeye, murabyibuka neza. Ndetse abatinye guca kuri uyu musozi wa Biruhanya baguye mu kaga. Rero uyu musozi wa Biruhanya n'iyi misozi y'igikundiro nyirayo ni umwe. Hari ibintu Imana yifuza ko ducamo kugira ngo itumare mu bunenganenzi, ariko nanone itume hari amasomo asigara ku mitima yacu atazibagirana. Kuri iyo misozi rero bamaze guterera, bahasanze imirima, bahasanga ibiti byera imbuto n'inzabibu uko bashatse, baranywaga, bariyuhagiraga, bakarya imbuto z'inzabibu. Nshuti zanjye, ibi ni mu buryo bw'umwuka. Wakwibaza ni he umuntu ashobora kugera akahasanga imbuto z'inzabibu, akahasanga ibyo kurya, akiyuhagira, ndetse akarya n'inzabibu, akabona n'ibindi biti byiza? Nta handi, byanga byakunda, nta handi ni mu nzu y'Imana. Mu itorero ry'Imana ni umusozi w'igikundiro Imana yashyizeho. Ndetse niba mubireba neza muri Bibiliya ijambo ry'Imana itubwira ibintu bikomeye. Zaburi igice cya 15, Zaburi igice cya 15, Bibiliya iravuga ngo iki? Zaburi 15, Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we, utabeshyeresha abandi ururimi rwe, ntagire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Mu maso y'umunyagisuzuguriro arahinyurwa, ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Icyo yarahiriye naho cyamugira nabi ntiyazivuguruza. Ntaguriza ifeza kubona indamu zirenze urugero, cyangwa ntiyemera ibiguzi kutariho urubanza. Ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa. Nshuti zanjye, nanone nureba mu gitabo cya Bibiliya, nanone uyu musozi Bibiliya itwereka ko mu minsi y'imperuka amahanga azawushikira. Mbibutsa yuko abantu batiyeguriye Imana nta n'umwe ushobora kuboneka kuri uyu musozi, ariko ijambo ry'Imana riratwereka ngo iki? Abiyeguriye Imana bakayiha imbaraga zabo n'ubushake bwabo,
n'ubwuzu bwabo. Aba bafite amahirwe. Wa musozi nanone urongeye uvuzwe mu byo mu minsi y'imperuka. Mika igice cya 4 umurongo wa 1. Ariko mu minsi y'imperuka umusozi wubatsweho urusengero rw'Uwiteka uzakomerezwa mu mpinga z'imisozi ushyirwe hejuru usumba iyindi, n'amoko azawushikira. Kandi amahanga menshi azahaguruka avuga ati nimuze tuzamuke tujye ku musozi w'Uwiteka no ku rusengero rw'Imana ya Yakobo, kandi izatuyobora inzira zayo tuzigenderemo. Kuko i Siyoni ariho hazava amategeko, n'i Yerusalemu hakava ijambo ry'Uwiteka. Nshuti zanjye, ibi birerekana yuko no mu minsi y'imperuka iri torero ry'Imana rigereranya umusozi w'igikundiro. Byanga byakunda abantu bazawuzamuka, amahanga azawushikira. Abantu bazabaje kuwushakaho ibintu bibiri: bazabaje gushaka amategeko y'Imana, bazabaje no gushaka ijambo ry'Imana. Rero icyo nashaka kubereka ngiki, iyi misozi nta bantu batera, abantu badashaka kumenya Imana ngo ibakoreremo ntibashobora kuhaca, ariko ni ahantu heza aho abantu b'Imana barira, bakahanywera, bakahiyuhagirira, bakagira amahirwe yo kurya ku biti byera imbuto. Ngira ngo twagiye tubyiga. Kandi mu mpinga z'uyu musozi hari abungeri baragiraga intama bahagaze iruhande rw'inzira. Nshuti zanjye, ibi bifite icyo bisobanura, biranumvikana. Ba bagenzi bishingikiriza ku nkoni zabo bungeri nk'uko abagenzi barushye babigenza. Mu magambo make bari barushye, mu Kristo nabyingiye bari barushye, ariko abo bungeri bari bafite inkoni. Noneho ya nkoni rero bayifataho irabasindagiza. Nshuti zanjye, mu buturo bwera habaga inkoni ya Aroni. Iyi nkoni ya Aroni yashushanyaga ubuyobozi bwemewe n'Imana. Mwibuke yuko iyi nkoni, igihe abantu barwaniraga ubuyobozi, igihe abantu barwaniraga nari ndimo kuvuga ko igihe abantu barwaniraga ubuyobozi, byanga byakunda Imana yabatumye bose inkoni. Inkoni rero ya Aroni yaraje irara mu buturo bwera bucya yarabije. Iyo nkoni rero ni nayo yashyizwe mu buturo bwera ishushanya ubuyobozi bwemewe n'Imana, ariko mu by'ukuri nayo yari inkoni yumye nk'uko n'izindi nazo zumye. Ububasha bw'Imana rero bwo gutoranya nibwo bushobora gutuma itoranya abantu ikabaha inshingano zo kuyobora, nubwo baba nta mu mico myiza cyane, nta kintu ubona kidasanzwe barusha abandi, ariko Imana ijya yemera yuko ikoresha abantu bayo. Kubw'ibyo rero izi nkoni nizo bicunze. Mu magambo make, ubuyobozi bwiza bushobora gufasha abantu kwihanganira urugendo, kandi abo bantu bakagira aho bagera. Ubu ni ubuyobozi bwo mu nzu y'Imana. Iyo misozi rero yari iya Emanueli nk'uko tubisoma mu gice cya 1 umurongo wa 2. Ururembo narwo rwarurwe, ndetse n'intama zari ziri muri urwo rwuri zarize kandi yarazipfiriye. Yohana 10 umurongo wa 11 kugeza kwa 15. Umurongo wa 16 Yesu yahise anabyera aravuga ngo mfite n'izindi ntama zanjye, ariko igihe kizagera nazo nzizane. Uwo ni umugambi wa Kristo wo gufata abantu be bari mu misengero itandukanye, mu madini atandukanye, yarangiza akabazana bakabanza bakaba ishyanga rimwe, bakaba umukumbi umwe, bakarya ubwatsi bumwe. Uwo ni umugambi w'Imana wa gihanuzi utwereka iby'Imana igiye gukora, ikura abantu mu nyigisho z'ibinyoma zitandukanye kuko bashaka ukuri, ibahuriza hamwe. Ntabwo abantu bazajya mu ijuru Yesu Kristo atabanje guhuza itorero rye, kandi itorero rye rigomba kuzerekana ko aho ryaba riri hose bashaka kumenya ukuri. Kandi byanga byakunda afite intama ziri mu rwuri, afite n'izindi ziri hanze, izo nazo yavuze ko akwiriye kuzizana. Nshuti zanjye, iri ni ihame rya Bibiliya. Imisozi ya Emanueli irimo urwuri, irimo ubwatsi, kandi muri iyo misozi niho abantu bagomba kurira, bakanywera, bakiyuhagira, bagahabwa imbaraga mu rugendo. Nshuti zanjye, iri ni ihame rya Bibiliya. Mu Kristo arangije abaza niba inzira ijya mu ijuru inzira ibarimo ijya mu ijuru. Babungere barikiriza bati yego. Abaza niba atari kure. Babungere baramubwira bati mva rero ni kure kuba atazagerayo, ariko kuba azagerayo ni hafi. Mu magambo make, iby'ijuru bizakubera birebire cyangwa bikubere bigufi, iby'ijuru bizakuryohera cyangwa wumve bitakuryoheye, bitewe n'icyo wifuza. Nshuti zanjye, iki ni igihe cyo kubona yuko ababana n'Imana dukwiye kwambara amarineti atwereka yuko ubwami bw'Imana butwegereye kuruta igihe cyose twizere, nk'uko Pawulo yabigenje. Mu Kristo yarabajije, arakomeza arabaza tumva, none se iyi nzira turimo irimo akaga nayo? Kuko yagereranyaga n'inzira zahise akurikije aho yari ageze. Baramusubije, babungere baramusubiza batumva rero ni nziza kubo yatunganyirijwe, ariko ku banyabyaha bo bazayigwamo.
mbega amagambo atangaje, ni nziza kubo yagenewe ariko abanyabyaha bo bazayigwamo. Aya magambo arakomeye cyane. Mukristo arangije arongera arabaza ati none se hagenewe, nta hantu hano hagenewe kuruhukira? Barangije baramubwira batumva rero, aho kuruhukira haragenwe, ariko twebwe twategetswe gucumbikira abashyitsi no kubazimanira nk'uko byanditse mu Baheburayo 13:2. Barangije abungeri babajije Mukristo na Byiringiro, bababaza ibibazo bitatu bikomeye cyane buri muntu wese agomba gutekerezaho mu rugendo rwe, aho waba uva, igihe waba waragereye mu bintu by'Imana, uko imyaka waba umaze, inshingano waba ufite mu bintu by'Imana, uwo waba uri we wese, umuryango runaka waba uvukamo. Ushobora kuba uvuka mu muryango ari we wenyine usenga, cyangwa uvuka mu muryango w'abapasitoro cyangwa abandi bantu bakomeye mu bintu by'Imana. Ariko ikibazo Mukristo na Byiringiro abungeri bababajije, barabajije ngo murava he? Nshuti yanjye, iki ni igihe cyo kwicara ukazaza umenya aho wavuye. Bibiliya iravuga ngo ibuka aho wavuye ukagwa. Nanone ikindi kandi mukwiye kwibuka umuhamagaro wanyu. Hano ikibazo cya kabiri Mukristo na Byiringiro barabajijwe ngo mwinjiye muri iyi nzira mute? Kuko hari abantu binjiriye mu nzira witangirira, hakaba n'abagiye basimbuka, twagiye tubabona. Ababungeri rero bari bashinzwe kumenya abantu, bakamenya ese uyu muntu yaje ate. Ni byiza kwinjira mu rugendo utangiye urugendo. Icya gatatu barabaje bati none mwayikomeje mute? Ibibazo bitatu byasabye Mukristo na Byiringiro gusubiza. Barangije abungeri baranezerwa, kuko abatangiye urugendo barageza aho baranababwira batumva rero, murabizi neza abantu benshi batangira urugendo, ariko by'ukuri aha hantu mugeze hagera abantu mbarwa, kuko abatangiye urugendo bose atari ko bahagera. Nyuma yabahaye ikaze, abo bungeri babahaye ikaze. Bamaze kubaha ikaze, aba bungeri batubwiye amazina yabo muri iki gitabo. Amazina y'aba bantu bane, ababungeri bane, yari amazina akomeye cyane. Uwa mbere yitwaga Bwenge, uwa kabiri yitwaga Kamenyero. Kuba Uwiteka nibwo bwenge murabizi, kuva mu byaha niko kujijuka. Uyu witwa Kamenyero turaza kuza kumugarukaho by'umwihariko. Uwa gatatu yitwaga Ntagoheka, kutagoheka. Hari abantu b'Imana, hari ibintu bagomba gukora bihoraho, nta guhagarara. Uwa kane yitwaga Mutariganya. Kubera iki? Uru rugendo turimo, abantu b'abariganya, abantu batagira ukuri muri bo, ntibashobora kuzatera intambwe. Barangije aba bungeri bane bajyanye Mukristo na Byiringiro mu mahema, barabagaburira, babasaba kumara iminsi mike ngo babereke ibintu by'ingenzi cyane, bamenyane, bidagadure. Barangije barabyemera, bararyama, kuko hari mu ijoro. Iki rero kindi gikomeye, mu gitondo abungeri batemberana na Mukristo na Byiringiro, bitegeye hose, babonye ari heza, maze babajyana mu mpinga y'umusozi witwa Buyobe. Uyu musozi witwa Buyobe wari umusozi muremure. Ku ruhande rw'uwo musozi hirya hari imanga ndende, maze babona hepfo intumbi z'abantu bavunaguwe no kugwa muri iyo manga. Mukristo arangije arabaza ati se ibyo byo bisobanura iki? Abungeri baravuga bati bariya bantu ni abantu babiri bahagarariye abandi, ni abantu babiri b'akabarore. Umwe yitwa Humenayo, undi yitwa Fileto. Bayobeje bamwe mu byerekeye umuzuko. Urabisoma mu gitabo cya kabiri cya Timoteyo igice cya 2:17 kugeza kwa 19. Mu magambo make, Humeneyo na Fileto turaza kugaruka ku byabo. Abungeri barangije batumva rero, ntibaranahambwa kugira ngo babere abandi akabarore, be kurira uyu musozi w'Ibuyobe, be kwegera iyi manga. Maze bamaze kubereka iyo imanga, umusozi witwaga Buyobe. Iyo manga niyo yari iriho bariya bagabo babiri ngo bari barapfuye, imirambo yabo ntiyahambwa ngo abantu bahaca bajye babibona bahabwe gasopo. Be kwegereye imanga, noneho bahise babajyana mu mpinga yindi y'umusozi witwa Mwirinde. Kuri iyi mpinga y'uyu musozi witwa Mwirinde babategetse kureba kure. Barangije babona abantu bagendaga mu bituro byari biraho. Abo bantu bari impumyi, bagendagendaga basitara ku bituro hato na hato, ntibabashe no kubivamo. Mukristo arangije arabaza ati se bariya bo byabagendekeye gute, ko numva mfite amatsiko? Abungeri basobanuye ko abo baciye mu irembo ry'ibumoso rigishidikanyamana, hahandi Mukristo yaciye na Byiringiro, ariko barangiza kubw'umwuka w'Imana, Imana ikabagarura bakagaruka mu nzira. Aho rero ishidikanyamana kwa bwihebe, kandi bakaba barafungiwe muri ka kazu ko hasi, ariko cya gihanda cyabatindijemo kirangije nyuma kibamena amaso, kibajyana muri biriya bituro, kibasiga hariya ngo barindagire, kandi n'ubu baracyarindagira.
Mukristo na Byiringiro bararebana, amarira ngo bugubugu. Ntibagira icyo basubiza abo bungeri, noneho barangije birababaza cyane, ndetse urumva bafashe umwanya barira barijijwe n'abo bantu, gufata abantu ukabamena amaso, warangiza ukagenda ukabatereka ahantu hari ibituro, bakaza bahora babisitaraho barindagira. Noneho rero abungeri barangije barabafata babajyana ahandi hantu, hari mu gikombe, hari urugi mu mucyamo w'umusozi, hari akugi, bakingura urwo rugi, bategeka abo bagenzi kururungurukamo. Hari ahantu hatari abantu ku musozi, hari urugi, barababwira bati nimurunguruke muri rugi. Barungurutse babonyemo umwijima w'icuraburindi n'umwotsi mwinshi, bakeka ko bumvise umuriro ugurumana no gutaka kw'abababazwa n'umunuko w'amazuku. Mukristo abazi ibyo ari byo. Abungeri bamubwiye ko ari inzira y'ibusamo ya bugufi ijya i Gehenomu, ikaba icamo abantu b'indyarya. Indyarya zicamo rero ni inzira y'ibusamo ijyana i Gehenomu abantu, ariko icamo indyarya z'amoko ane. Inshuti zanjye, ibi bintu birababaje cyane. Icya mbere twabanje mu byibuke, twabanje kubona imirambo, intumbi ebyiri z'abagabo bitwa Humaneyo na Fileto. Aba bantu bahagarariye abantu bose bazana inyigisho z'ibinyoma mu nzu y'Imana, barangiza abo bantu bakayobya abantu, bakaba bakoresha Bibiliya ariko bakabuza abantu kumenya ukuri. Ibyabo turaza kubigarukaho. Barangije babona abantu b'impumyi bagerageza kugenda, bahora bazenguruka basitara ku bituro ariko baramenetse amaso. Mu by'ukuri baragenda pe, ariko baragenda ari iki? Baragenda mu irimbi, nta maso bafite ngo banahikure, bararindagira. Bamweretse noneho ahandi hantu hari akugi, akakugi noneho ko ni inzira ya bugufi ijyana abantu i Gehenomu, ariko iyo nzira icamo abantu b'indyarya. Indyarya za mbere ni izihe? Abaheburayo 12:16. Indyarya za mbere zica muri uru rugi bugufi kugira ngo zigere i Gehenomu vuba, ni indyarya zaguze umurage y'abana b'imfura nka Esawu. Abantu bagurisha ibintu by'Imana kubw'inzara y'amafaranga, kubw'inzara y'icyubahiro, kubw'inzara y'ubu buzima, kubw'inda. Umuntu akicara agahita avuga atumva iby'agakiza mbishyize ku ruhande aho gupfa none wapejo. Uyu muntu akiriza nk'uko Esawu yarize amaze kubona atabonye kuba umwana w'imfura. Aba bantu ni indyarya, baca muri rwa rugi. Aba kabiri barucamo ni bande? Ni indyarya zagurishije shebuja nka Yuda. Luka 22:3 kugeza kwa 6. Abantu bagurisha Imana, abantu bagurisha agakiza, abantu bagurisha kwizera kwabo kugira ngo bunguke ubutunzi cyangwa bunguke icyubahiro runaka, bakemera bakamera nka Yuda, bakagambanira ibyo barahiriye, bakagambanira ibyo babatirijwe, bakagambanira ibyo bizeraga. Aba bantu bakagambanira umwami Yesu wari warabatunze, wari warabagaburiye, babatirijwe, barangiza kugira ngo bagire icyo baronka. Aba bantu nabo ni indyarya, baca muri rwa rugi. Mu magambo make, iyi nzira nanone yiciye ugera Gehenomu mu buryo bworoshye. Icya gatatu, aba gatatu ni indyarya zibeshya zikaryarya nka Ananiya na Safira. Ibyakozwe no mu gice cya 5:1 kugeza kwa 11. Izi ni indyarya zibeshya ko zije mu bintu by'Imana, ndetse zikanabeshya ko zizanye ibyazo, zikaba zanabeshya yuko rwose zije gufatanya n'abana b'Imana, ziteguye guha Imana icyo zishoboye cyose. Ariko izi ndyarya, ese bigenda gute iyo bigeze ku maturo? Izi ndyarya ntizishobora kugira icyo zitanga, n'icyo zitanze zigitanga mu manyanga. Yewe izi ndyarya iyo bigeze ku by'icyacumi, byanga byakunda bazana ikitari icyacumi, ariko bo mu mitwe yabo bakacyita icyacumi kugira ngo babeshye yuko bahari, babeshye abayobozi ko babafatanyije, babeshye abizera yuko biyitanga, babeshye Imana yuko bahari, ariko mu by'ukuri ntibahari. Izi ndyarya nazo zizaca muri kakugi, kandi kurimbuka kwabo kuri hafi. Indyarya za kane ni indyarya dusoma mu gitabo cya mbere cya Timoteyo igice cya 1:20. Izi ndyarya baravuze ngo ni izatutse ubutumwa bwiza nka Alexandre.
Alexandre uyu nguyu ni umuntu wabayeho mu gihe cy'intumwa, muramusoma muri Bibiliya, ariko igihe cyarageze atuka ubutumwa bwiza. Amaze kubona ubuzima bwanze, yageze aho ngaho atuka ubutumwa bwiza aranabupinga. Byanga byakunda murabizi, mwagiye mubona abantu bahamya iby'Imana, bapinga ibintu by'Imana, bagaseka itorero ku mugaragaro, bakarirwanya ku mugaragaro, ndetse n'amagambo n'ibyiringiro by'itorero ukabona abo bantu babihinduye ibintu by'amanjwe bidafashije. Aba bantu rero nabo baca muri uru rugi rwa bugufi rw'ibusamo rugeza abantu igihenomu. Nshuti zanjye, sinkwifuriza kuba muri izi ndyarya enye, indyarya zigambanira kuba zarabaye abantu b'Imana, zikabigambanira bakabona iby'Imana, umugabane w'iby'agakiza bari bafite, aho gupfa none bapfa ejo bakamera nka Esawu, abagurisha iby'agakiza iby'Imana bakabigurisha kugira ngo babone indamu, abaza mu bintu by'Imana bazanye uburyarya nka Ananiya na Safira, n'abatuka iby'Imana bakabitukisha kandi bakabica amazi nka Alexandre. Aba bantu kurokoka kwabo biragoranye ndetse ntibishoboka. Inshamake y'iki gice ikomeza itwereka yuko Byiringiro yageze aho arangije avugana na Mukristo, aramubwira ati mbonye yuko abo bose bishushanyaga baca mu nzira ijya mu ijuru nk'uko natwe tuyicamo. Si ukuri? Nibyo rwose, abantu bishushanya ntibazarangiza uru rugendo. Abungeri barangije babwira Byiringiro bati ni koko aba bantu bamaze igihe kirekire bakomeza urwo rugendo. Byiringiro abaza aho bagarukiye babona kurimbuka. Abungeri baramusubiza batumva rero, bamwe bagarukiye imbere, abandi barihuta baza kuri uyu musozi, ariko byanga byakunda bazaharenga ni bangahe se? Ni bake. Mukristo na Byiringiro bati dukwiriye gusaba imbaraga wa munyambaraga. Bungeri bati nibyo kandi muzazihabwa ariko munazikoreshe. Umunyambaraga nta wundi ninde? Ndagira mbabwire inshuti z'Imana, kugira ngo turokoke, kugira ngo tutaba abantu bahagarariye inyigisho z'ibinyoma, kugira ngo tutaba abantu Satani yishe amaso tukaba tuzenguruka muri iyi si tumeze nk'abantu b'injiji batazi bagenda basitara ku bituro, kugira ngo tube twarokoka tutazinjira muri kano kugi bamaze kuvuga, biradusaba gusaba Yesu Kristo imbaraga. N'ababungeri baravuze bati keretse mutabawe na wa munyambaraga koko, ariko nabaha imbaraga mujye muhita munazikoresha. Maze Mukristo na Byiringiro bifuza gukomeza urugendo, abungeri barabibemerera, barababwira bati nta kibazo nimukomeze. Abo bungeri baravugana bati reka twereke aba bagenzi irembo ry'ururembo rwo mu ijuru, niba bashaka kurebesha darubini yacu. Hari amarineti akurura ibintu akabyegeza hafi, yari yarashyizwe kuri uwo musozi kugira ngo umuntu uwugezeho ajye amenye ko yitegeye ururembo Siyoni. Noneho rero barangije ababungere baravuga bati reka dufashe aba bantu, tubafashe kugira ngo byibuze barebe ururembo rwacu, reka tubafashe byibuze kugira ngo barebe yuko ururembo bajyamo ruhari. Baterera umusozi muremure witwa Ahitegeye. Nshuti zanjye njya mbabwire ngo umuntu uri mu nzu y'Imana akaba afite ijambo ry'Imana, akaba afite kwizera, byanga byakunda akaba azi yamuhamagaye iyo ariyo, byanga byakunda aba yitegeye ahantu heza abasha kubona ururembo Siyoni. Igikurikiye nta kindi, bagerageza kureba, ariko babahaye ayo marinete ngo bayareberemo, ariko kubera yuko amaboko yabo yahindaga umushyitsi, ni ukuvuga ngo nabwo ntibarebye neza. Amaboko yabo yahindaga umushyitsi kubera iki? Barebaga ibintu bibamaze kureba beretswe aho hantu, bagasanga kurokoka kwabo nabo ubwabo batabyizeye uretse gusaba wa munyambaraga. Kubw'ibyo rero ngo bahise bibwira ko babonye igisa n'irembo n'igice cy'ubwiza bwaho. Nshuti zanjye, iki gitabo kiratangaje. Mu magambo make, byanga byakunda hari amarinete Imana yagennye. Kwizera ijambo ry'Imana no kurikoresha bituma umuntu abona iby'agakiza bimwegereye, abona ijuru riri hafi. Ariko biratangaje umugani w'abakecuru abantu baciye ngo utaranigwa agaramye ngo agira ngo ijuru riri hafi. Mu by'ukuri umuntu wanizwe agaramye w'isi abona ijuru riri kure. Mu magambo make, gutabarwa kwe kuri kure. Ariko Bibiliya iravuga ngo nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuzava. Bibiliya igakomeza gutabarwa kwanjye kuzava ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Mu magambo make rero, ubutabazi bwacu twebwe buratwegereye cyane niba dukoresha ijambo ry'Imana no gusenga tukizirika ku Mana yacu. Noneho rero ba Mukristo bagiye kugenda, umwe mu bungeri abaha urwandiko rubayobora. Mwumve, Mukristo ubu nubwo akangaha urwandiko, ndagira mbabwire ngo izi nzandiko agenda ahabwa mu by'ukuri utaza kugira ngo wenda rwa rundi yari yahawe
utagira ngo urwa rundi yari yahawe rutaye agaciro. Oya, uku guhabwa urwandiko niba twarabyiganye neza abo twagiye tubona, ubu ni ubwa gatatu tukibonye. Urwandiko rw'inzira ni ijambo ry'Imana, kandi uko umuntu agenda agera ahantu agasobanurirwa ibintu, ijambo ry'Imana amera nk'aho ari bwo aribonye, amera nk'aho ari bwo bushyashya aryize. Uko uzagenda uhabwa ubusobanuro bushyashya bitewe n'ahantu Kristo akugejeje, bitewe n'imyumvire Imana irimo kugwaho mu ijambo ryayo, uzumva Bibiliya aribwo utangiye kuyiga. Ubu ndimo ndiga ijambo ry'Imana, ariko wagira ngo ubu ngubu uyu mwaka niwo ndimo kwigamo Bibiliya, kandi mu by'ukuri maze imyaka myinshi nsoma Bibiliya. Aya ni amahirwe rero, uko ugenda usoma Bibiliya umera nk'uhawe urwandiko rushyashya rukuyobora inzira, kuko uba ugiye kubona inzira mu buryo bushyashya budasanzwe, ukamenya n'imitego yawe ugiye guhangana nayo. Undi arangije uwa kabiri ababwira kwirinda abariganya. Yaramubwiye atumva uru rugendo rujya mu ijuru rurimo abesikoro benshi, rurimo abishushanya, rurimo abariganya. Ujye wirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma amarangamutima yagukura mu nzira. Uwa gatatu yarabahuguye ngo babe maso, be gusinzira ahantu haroga. Arabwira ati hari aho muzagera ibitekerezo byanyu bye gukora, aho hantu mujye muhitondera. Ahantu uzaza ugera ukumva ibitekerezo byawe ntibikurura Imana ngo biyumve, ntibikurura iby'agakiza ngo bibyumve. Ahantu uzaba ukamera nk'igiti cyumye, ukumva yaba mu buzima bwiza yaba mu buzima bubi, ahantu hose uzagera ukumva ntukeneye Imana, ukumva ntuyikurura ngo ize mubane mu ijambo ryayo. Uzamenye yuko aho hantu ari ikibazo. Uwa kane yarabasezera arababwira ati ku Mana, mu magambo make, mbashinganye ku Mana, Imana bari yibajya imbere. Urugendo rwa Mukristo rero rurakomeje, ariko igice cyacu ku ncamake ni ahangaha kirangirira. Ndagira ngo mbabwire yuko mu gitabo cya Hoseya igice cya 14 umurongo wa 10, Bibiliya iravuga ngo uzi ubwenge wese niwe uzitegereza ibyo, uwitonda wese niwe uzabimenya, kuko inzira z'Uwiteka zitunganye, kandi abakiranutsi bazazigenderamo, ariko abacumura bazazigwamo. Nshuti zanjye rero, abantu ntibakwiye kwishimira yuko babatijwe bakicara mu madini, ahubwo abantu bakwiye gutekereza niba ku musozo w'urugendo bazaboneka bakabwira Imana bati ngaha hondi. Nshuti zanjye, hari abantu benshi batangiye uru rugendo batazarusoza. Inzira z'Uwiteka keretse abantu bazi ubwenge, abantu bitegereza akana kariko kose, ndetse n'abantu bareba kure, aba bantu bazagendera mu nzira z'Uwiteka, kandi abakiranutsi bazabasha kuzigendamo pe, kuko urugendo si urwabo. Bafite urwandiko rw'inzira, bafite inama bagenda bahabwa, Mwuka Wera agenda bayobora mu rugendo rwabo. Aba ngaba bazazigendamo, ariko abacumura, abanyamanyanga, abesikoro, abantu b'ibirara, abantu b'abasambanya, abantu banze kwemera ngo ijambo ry'Imana riri mu nzu y'Imana ribahindure, aba ngaba bazazigwamo. Muri Matayo 11 umurongo wa 6, Yesu yaravuze ngo kandi hahirwa ibyanjye bitazagusha. Byaba ari akaga kuba ibintu bya Yesu abantu benshi babizamo bikabakiza, abantu bagatanga ubuhamya bwo gukira, abantu bagashimira Imana, bakavuga aho Imana yabakuye n'aho ibagejeje, mu gihe wowe ahubwo uko waje urushaho kugenda uba mubi kurusha uko waje umeze. Ukaba ushobora kuba waraje mu idini ufite ikibazo cyo kunywa inzoga gusa, ariko ubu noneho ukaba warageretseho n'indaya. Ukaba ushobora kuba waraje utazi Bibiliya, noneho uyu munsi wa none mu idini runaka usengeramo ukaba usigaye uzi noneho kuyicurika kugira ngo abantu bakuremo amafaranga, uzi kuyicurika kugira ngo ushake abayoboke. Bibiliya warayigize igihahisho, waracuritse amasomo kugira ngo bamwe bayobye. Nshuti zanjye, kaba ari akaga. Kuki twagwa mu bintu by'Imana kandi ari byo byakagombye kudukiza? Yesu ati hahirwa ibyanjye bitazagusha. Zaburi y'ijana umurongo wa 2, Bibiliya ivuga ngo iki? Reka twongere tugaruke kuri za ntama. Zaburi y'ijana umurongo wa 2, mukorere Uwiteka munezerewe, muze mu maso ye muririmba, mumenye yuko Uwiteka ari we Mana, niwe waturemye natwe turabe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Mu magambo make, Uwiteka afite intama, Uwiteka afite icyanya, ntabwo ibyanya byose ari iby'Uwiteka, afite icyanya cye kimwe. Niyo mpamvu nababwiye ko muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 16 yaravuze ngo mfite n'izindi ntama zitari muri uru rugo, ariko igihe nikigera nzazizana. Iki cyanya rero gishushanya itorero ry'Imana ry'ukuri. Intama ni abantu bamaze kwihana, barababarirwa, bategereje kugaruka kwa Yesu. Aba bantu rero Yesu Kristo afite izindi ntama, agiye gukora urugendo rwo kuzizana, kuko aho ziri
zaratakaye zirabizi, ariko icyo zikeneye ni ukumva ijwi ry'umwungeri, kandi nizirivuga izo ntama zizaza mu cyanya. Ariko nshuti zanjye, iri somo rivuga ngo iki? Ni ukuvuga ngo byanga byakunda dukwiye kumenya ko turi ubwoko bw'Imana, tukamenya ko turi intama zo mu cyanya cye, tukamenya ko tudakwiye kurya ubwatsi bw'ahandi keretse ubwo mu cyanya. Yeremiya igice cya 3:15. Yeremiya 3:15, Bibiliya iravuga ngo kandi nzabaha abungeri bamhaniye n'umutima wanjye, bazabaragiza ubwenge no kumenya. Amen. Imana yiteguye mu bihe nk'ibi bibi gushyira mu itorero ryayo abayobozi bazafasha umukumbi mu buryo bwayo. Yiteguye gushyiraho abungeri bahwanye n'umutima wayo uko ibishaka. Aba ni abantu bazaragiza abantu ubwenge no kumenya. Ariko ntibivuze ko abayobozi bose bazaba bafite ubwenge, ntibivuze ko abayobozi bose bazaba bafite kumenya, ariko uyu ni umugambi w'Imana muri iki gihe cya gihanuzi, aho ubuhanuzi burimo kwihuta cyane, aho ibintu byinshi birimo gushyirwa mu bikorwa, aho ubuhanuzi bwinshi twajyaga twiga mu bihe byashize ubu burimo gushyirwa mu bikorwa, cyane cyane by'umwihariko nk'uyu mwaka usohoyemo ubuhanuzi bwinshi. Mu gihe nk'iki ngiki Imana yiteguye kuragiza ubwoko bwayo abayobozi, abungeri bafite ubwenge ndetse no kumenya. Ariko nagira mbabwire ngo abo bungeri nabo bagomba kumenya yuko umwungeri mukuru ari imbere yabo. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo Imana ifite umugambi mwiza ku itorero ryayo. Nubwo mwabona ibintu, nubwo ibikuzengurutse wabona ari umwaku, humura uzasarura ishimwe. Nshuti zanjye, ijambo ry'Imana rirakomeza mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, paji ya 46. Banditse ngo iki? Banditse amagambo akomeye avuga ngo kwizera ibinyoma ntibizagira imbaraga yeza ubugingo cyangwa imico. Hari abantu benshi bizera ibinyoma ariko bagakomeza kuraje, bagakomeza bagashyiramo umwete. Nshuti zanjye, kwizera ibinyoma ntibizagira imbaraga yeza ubugingo cyangwa imico. Nta kinyoma cy'ukuri cyangwa ngo gihindurwe ukuri nuko gisubirwamo cyangwa kukizera, no kugisubiramo cyangwa kukizera. Kuba wizera ikintu cy'ikinyoma, kuba gikunda gusubirwamo mu matwi yawe ariko ijambo ry'Imana ritacyemera, ntibizatuma icyo kintu kiba ukuri. Barakomeje barandika ngo kuba umuntu wamaramaje ntibizarinda umuntu ingaruka zo kwizera ikinyoma. Kuba umuntu yaramaramaje mu idini arimo, akemera agatanga amafaranga, hakikubita imbere y'igishushanyo, yarangiza akakiramya. Kuba umuntu yicara, ijambo ry'Imana rikaba ryarakweretse amategeko y'Imana n'ijambo ryayo, ariko wowe ugakataza, ukagira imbaraga nyinshi, ugashora imbaraga, ugashora amafaranga, ugashora umwanya, ugashora impano zawe muri ibyo bintu by'ibinyoma, ntabwo bizagira ngo bihinduke ukuri. Hatabayeho kuba umunyakuri, nta yobokamana nyakuri ryabaho. Ariko kumaramaza mu myizerere y'ibinyoma ntibizigera bikiza umuntu. Nshobora kumaramaza rwose mu gukurikiza inzira itari ukuri, ariko ibyo ntibizayihindura ukuri cyangwa ngo ingeze aho nashakaga kugera. Ntabwo Uwiteka ashaka ko tugira kumaramaza k'ubuhumyi ngo maze ibyo tubyite ukwizera kweza. Ukuri ni ihame ryeza, kandi kubw'ibyo kuba muri twe tukamenya icyo ukuri icyo ari cyo, tugomba kugereranya iby'umwuka n'iby'umwuka bindi. Ijambo ry'Imana kandi muri iki gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose kuri paji ya 79, Uwifuzwa ibihe byose, paji ya 79, cyangwa iyireka tube tuyiretse ahubwo tujye mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe. Ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2. Reka twihute tujye kubigendanye kubigendanye n'ubuyobe. Ubuyobe bwavuzwe hano muri iki gitabo. Twasomyemo ibigendanye n'umusozi batereye witwa umusozi w'ibuyobe. Nshuti zanjye, dukeneye kugira icyo tumenya mu bihe nk'ibi ngibi, kuko ibihe birimo birihuta. Muri iyi minsi, kuri paji ya 79, ubutumwa bwatoranijwe, volume ya 2, paji ya 79. Aya magambo baranditse ngo muri iyi minsi y'ubuyobe umuntu wese ushikamye mu kuri azarwanirira ukwizera kwahawe intore z'Imana. Hazagaragara ibinyoma by'uburyo bwose buri mu mikorere y'amayobera ya Satani. Ushobora kuzayobya n'intore bibaye bishobotse. Satani azayobya n'intore bibaye bishobotse, akaziteshura ku kuri. Hazabaho ubwenge bw'abantu bugomba kurwanywa. Mu magambo make,
abantu bazagerageza gukoresha ubwenge bw'ubucakura bwabo. Abantu rero basanzwe bagendera ku mitekerereze y'abantu bo aha ntibazaharokoka. Ubuyobe bwa kabiri baranditse ngo abantu b'intiti bigisha amategeko y'Imana nyamara bo ubwabo batayumvira nk'uko abafarisayo bari bameze, nabo bazaboneka. Umuntu agiye yicara mu idini runaka aguhereza itegeko akubwire kumaramaza, ariko nukubitana nawe mu nzira, nukubitana nawe iwe, nukubitana nawe ku kazi, usanga ibyo yakubwiye ntabwo ari ibyo akora. Kugeza ubwo uyu munsi wa none hari imvugo y'abantu bajya bavuga ngo mwumve ibyo tuvuga ngo ariko ntimurebe ibyo dukora. Ijambo ry'Imana ntiryemera iyo mvugo. Umuntu byanga byakunda, umuntu ukora umurimo w'Imana akwiye kuva mu bidatunganye. Abantu b'intiti bazigisha amategeko y'Imana nyamara bo ubwabo batayumvira. Mu magambo make hazaboneka igifarisayo. Mbere y'uko Yesu agaruka, abantu bazongera binjire mu gifarisayo, bishimire kwigisha, bishimire kuririmba, bishimire kuyobora, bishimire kwereka abantu amategeko y'Imana kugira ngo abantu bamenye akamaro kayo. Ariko abo bantu nibatemera ngo ayo mategeko abahindure, nabo bazaba bafite akaga. Hazabaho ubujiji n'ubupfapfa bw'abantu bigomba kurwanywa, biri mu nyigisho zidafite ireme, zitwikiriye umwambaro mushya kandi mwiza cyane. Inyigisho z'abantu bashaka kubabarirwa, inyigisho z'abantu bashaka kumva ijwi ry'Imana, inyigisho z'abantu bashaka gutsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera. Izi nyigisho ni inyigisho nziza zifite umurongo mwiza wo gukura abantu ahantu no kugira aho zibageza. Reka mbibutse yuko inyigisho yo gutsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera niyo nyigisho Kristo yigishaga, niyo nyigisho abantu ba Pawulo bigishije. Niyo mpamvu muzabibona mu Baroma, mubibone mu Bagalatiya, mubibone mu gitabo cy'Abaheburayo. Inyigisho yo gutsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera niyo nyigisho Abawardensi bigishaga, kandi iyo nyigisho niyo nyigisho Martin Luther yamuhagurukije imukura muri Kiliziya Gatolika. Iyi nyigisho kandi byanga byakunda ni nayo itorero ryahagurukanye. Ariko birababaje uyu munsi wa none, bitewe n'akamaro k'inyigisho, Satani yarinjiye azanamo ibintu bibiri. Muri iyi nyigisho Satani azareka abantu bumve bafite ubwuzu bwo kuyiga, ariko hazazamo ikintu cyitwa ubujiji. Icya kabiri hazemo ubupfapfa. Kare ejo umuntu yanyoherereje video y'abantu bari bafashe inkoni. Umuvugabutumwa wo mu idini ntazi yafashe abantu, arangije abahereza inkoni z'ibibando rwose nk'izi dushyira ku masuka. Arangije abwira umuntu ati buri wese agende yegera ahantu we ku kibuga cye. Ubwo ikibuga cye nyine ahita amubwira ko ari byo bibazo byawe, kandi ibyo bibazo biterwa n'abadayimoni. Kubw'ibyo rero ugiye gufata inkoni ukubita ibibazo byawe n'abadayimoni bawe. Ndagira mbabwire inshuti zanjye, iyo video wenda sinzi niba bamwe barayibonye. Abantu baricaye basenga basakuza, barimo gusakuza cyane, bafashe ubuhiri bakubita hasi akaboko karuha gafata kandi. Ariko inshuti zanjye nababaza, izi nyigisho ni iki? Kugera ubwo umuntu yikingirana mu butayu agahabwa inkoni ngo nakubita abadayimoni. Inshuti zanjye, umuntu akabwirwa yuko Imana irimo kuboneka mu giti cy'inganzamarumbu cyaje mu mwanya, abantu bakaba barimo bararwanira kwinjira muri icyo giti kuko uwinjiyemo ngo Imana ihita imufotora. Izi ni inyigisho z'ubupfapfa, ni inyigisho z'ubugoryi, aho abantu bagahamagarwa n'umuyobozi w'idini akabwira abagore batabyara ngo bazaze kumureba bakorana amasengesho nta wundi mugabo uhari. Ubu ni ubuyobe. Nshuti zanjye, byanga byakunda, inyigisho zisa naho ari nziza, zifite umwambaro mushya ziri bwambike ku banyamadini, izo nyigisho Satani azazinjizamo ubujiji n'ubupfapfa. Kuri iyo paji ya 79 baranditse ngo ni inyigisho zizaba zigoye cyane kurwanya, kubera ko nta gushyira mu gaciro kuzaba kuzirimo. Hazaboneka inyigisho zituma umuntu ashaka kuba umukiranutsi direct, umuntu ashaka kuba umukiranutsi ako kanya mu marangamutima ye, agaha Imana iminsi 5, ngiye muri ruriya rutare ndicaramo iminsi 5, Imana nintayibona ngo numve ijwi ryayo, ninabona ikimenyetso ntabwo nzabamenye ko ari Imana. Nshuti zanjye, birababaje aho bamwe basigaye bajya mu buvumo bakikingiranamo, babona inzoka bagahita bavuga ngo ubwo ni Satani, inzoka bayica bagahita babwirwa ngo ibibazo byabo birakemutse. Abandi babona uducurama twinjiye bakabwirwa yuko ngo ari abamarayika bazanye ibisubizo by'amasengesho. Nshuti zanjye, ibi byose ni ubuyobe, kandi uyu musozi w'ubuyobe byanga byakunda abantu bagiye kuhagwa ari benshi.
hazabaho inzozi n'amayerekwa by'ibinyoma birimo ukuri gukeya. Izo nzozi n'ayo mayerekwa bizaba ari ibinyoma ariko bivanzemo ukuri guke, ariko bizaba biteshura abantu mu kuri k'umwimerere. Uwiteka yahaye abantu urugero bagomba kuzigenzuza. Nimusanga amategeko y'Imana n'ibiyihamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Aya magambo yanditswe mu gitabo cyitwa Bible Echo, cyanditswe mu kwezi kwa cumi, yego ni mu kwezi kwa 11 mu 1886. None ubu buhanuzi nagira ngo mbamenere ibanga. Ubuhanuzi bwanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2, ngubu buturi mu maso bwarasohoye. Twihuta kandi mu gitabo cya 2 cy'Abakorino, igitabo cya 2 cy'Abakorino igice cya 11 umurongo wa 3, Bibiliya iravuga ngo iki? Umurongo wa 3, ariko ndatinya yuko nk'uko ya nzoka yohesheje Eva uburyarya bwayo, ko ari nako intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Kuko iyo haje umuntu ubabwira Yesu wundi tutababwiye, mukakira undi mwuka mutakiriye mbere, cyangwa ubundi butumwa mutemeye, mumwihanganira mubikunze. Ariko njye kuki mutanyihanganira? Paulo yavuze ibintu bitatu abantu bagiye kugeragereshwa. Icya mbere, abantu bagiye kwigishwa Yesu wundi unyuranye n'uri muri Bibiliya. Yesu utuma abantu bose baba bakire, ntihagire umuntu wicara mu rusengero ari umukene. Yesu udashobora kwemera ko abantu barwara bakaba bapfusha. Yesu, reka mbabwire inshuti zanjye, Yesu dusoma muri Bibiliya tugomba kumunambaho, ariko ubu amadini agiye kutwereka Yesu wundi. Mu muryango w'abibumbye muri ONI ubu bafite Yesu wundi. Amadini arimo arahuriza kuri Yesu. Ni Yesu utari Imana, cyakora akaba umwana wayo. Ni Yesu utagira idini, ni Yesu washakiye isi amahoro, atandukanye na Yesu twirirwa twigisha. Nshuti zanjye, ubu ikintu cya kabiri Paulo yavuze kibabaje n'undi mwuka. Dufite mwuka wera ushinzwe kudusobanurira Bibiliya, ariko muri no minsi hari abantu bafite imyuka itandukanye. Igihe kirageze rero ngo abantu bafite mwuka w'Imana bakomora mu ijambo ry'Imana. Yohana 6:63, amagambo mbabwira niyo mwuka kandi niyo bugingo. Nshuti zanjye, igihe kirageze, Satani yatangiye gushyiramo abantu indi myuka, hakenewe umwuka w'Imana. Ubu rero umwuka w'uburyarya, umwuka wo kurwanya Imana n'ijambo ryayo, ariko muri kuraje z'idini ugiye gukoreshwa n'abantu benshi. Ikindi ni ubundi butumwa. Muraganira, umuntu akakubwira ati ngufitiye ubutumwa. Urakubitana n'umudamu urimo kugenda aririmba mu nzira, yakubona wambaye kositimu cyangwa uvuye mu modoka, yakubona uri umumama wambaye amasheneti bigaragaza ko ufite amafaranga, wajya kumva umumama arakubwira ati ngufitiye ubutumwa ijuru ryampaye. Abantu aho kugira ngo bakurikirane ubutumwa bwiza mu gitabo cy'Ibyahishuwe, ubutumwa bwakagombye kubwirizwa abantu uyu munsi wa none ntabwo ari ubwo guhagarika abakire, si ubwo guhagarika abantu, si ubwo kubwira abantu ko bagiye kubyara. Dore ubutumwa bugomba kubwirizwa uyu munsi. Ibyahishuwe 14 umurongo wa 6, nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati nimwubahe Imana muyihimbaze, ku gihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Marayika wa kabiri akurikiraho ati iragwiraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wategetse amahanga yose inzoga, ari ryo ruba ry'ubusambanyi bwawo. Marayika wundi wa gatatu akurikira ati avuga ijwi rirenga ati umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa mu kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana yiteguye idafunguye amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Nshuti zanjye, ubutumwa bugomba kuba bubwira abantu kuramya Imana, bukigisha abantu ko igihe cy'urubanza cyageze. Ubutumwa bwiza bw'iteka ryose burakangurira abantu gutandukana na Babuloni, bakamenya ko Babuloni iguye, kandi Babuloni ari amadini yishyize hamwe, amadini yatandukiriye ata Bibiliya, ati ijambo ry'Imana kugira ngo akomere amenyekane mu isi. Icya gatatu, umuntu w'Imana wese agomba kwigishwa kwirinda gufata kuramya inyamaswa no gufata igishushanyo cyayo, akirinda no gushyirwaho ikimenyetso cyayo. Ibi bintu niba mu idini usengamo batarigeze bafata umwanya ngo babigusobanurire, nshuti yanjye, imbere yawe ufite ikibazo kandi uzagwa mu buyobe bukomeye. Mu Bagalati igice cya 2 umurongo wa 11, nanone
Bibiliya yagaragaje ubundi buyobe bukomeye ariko bwo bubereyemo imbere mu nzu y'Imana. Abagalatiya 2:11 batubwira uburyo Petero yaremyemo itorero mu ibice arangije kubera uburyarya. Ariko ubwo Kefa yazaga muri Antiyokiya namugishije impaka duhanganye, kuko yari yarabonetsweho n'umugayo, kuko intumwa za Yakobo zitaragerayo yasangiraga n'abanyamahanga, ariko zigezeyo ariyufura arabanena kuko yatinyaga abakebwe. Nuko abandi bayuda nabo bose baryaryana nawe, ndetse ibyo bituma na Barinaba ayobywa n'uburyarya bwabo. Ariko mbonye ko batagenda mu nzira, uwo ni Pawulo, ariko mbonye ko batagenda mu nzira igororotse ihura n'ukuri k'ubutumwa bwiza, mbwirira Kefa imbere ya bose nti, ubwo wowe uri umuyuda ukifatanya nk'abanyamahanga, ntiwifate nk'abayuda, ni iki gituma uhatira abanyamahanga kwifata nk'abayuda? Uburyarya bwaje muri Petero nyuma rwose yuko umwuka wera amanuka ku munsi wa Pentekosti. Petero atangira kuzana ibintu by'amanyanga, yazaza abona abakebwe baje akifatanya nabo, agatandukanya n'abanyamahanga. Abanyamahanga baba bari bonyine akabereka ko afatanyije nabo. Ubu buryarya bwageze n'ubwo Barinaba nawe agwa muri iryo korosi. Uburyarya byanga byakunda bw'umuntu umwe bushobora gutuma abantu benshi bagwa mu cyo batazi, kandi uburyarya ni icyaha gikomeye kimaze gutuma abantu benshi bayoba. Zaburi 37:5, ijambo ry'Imana riravuga ngo iki? Ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira nawe azabisohoza. Mwirinde kwiringira abantu. Buriya bari n'abayiringiye Petero, ntiyamenya ko Petero Satani yamukatishije ikorosi. Rero wiringire aba ari we wiringira nawe azabisohoza, kandi azerekana gukiranuka kwawe nk'umucyo. N'ukuri k'urubanza rwawe nk'amanywa y'ihangu. Turiza Uwiteka umutegereze wihanganye, ntuhagarike umutima nubona ibyiza mu rugendo rwe. Haba hari abantu benshi babona ibintu byiza mu rugendo bagaparika urugendo. Hari abantu babona bungutse imigisha, ibyo yakoreraga Imana n'umurimo yakoraga n'urugendo yakoraga byose agaparika, agatwarwa n'icyo kintu. Oya, Bibiliya iravuga ngo nubona ibyiza mu rugendo rwe ntugahagarikwe umutima, nubona ibyiza mu rugendo rwe. N'umuntu usohoza inama mbi, abo bantu ntibazaguca intege, kandi nawe ntuzahagarike urugendo urimo ngo ni uko ubonye ibintu byiza mu rugendo rw'Imana uparike utwarwe n'uwo munezero. Ubona ibintu byiza ubishyira ku mutima, ukomeza urugendo ujya mbere. Noneho rero mu gitabo cya 2 cya Timoteyo igice cya 2:14 niho hari cya gitekerezo cya ba bagabo babiri bitwa Humenayo na Fileto. Aba bantu murabyibuka yuko ibuyobe ngo bari baraguye barapfa, imirambo yabo ntiyashyingurwa. Pawulo yandikira Timoteyo yaramubwiye ngo ujye ubibutsa ibyo. 14 igice cya urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 2, ubihanangiririza imbere y'Imana ko bareka kurwanira amagambo, kuko ari ntacyo bimaze, ahubwo bigusha bumva. Hari abantu baza mu nzu y'Imana aho kwicara ngo barye ubwatsi, bagira ngo bicare barye ijambo ry'Imana, ahubwo bakarwanira amajambo ngo bajye imbere bajye kuvuga. Nta mpamvu. Ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiriranya neza ijambo ry'ukuri. Gukwiriranya ni uguhuza amasomo y'ibyanditswe byera ku buryo atagongana mu mitwe y'abantu, ariko amagambo y'amanjwe ataray'Imana yazibukire, kuko abayavuga bazarushaho gushayisha, kandi ijambo ryabo rizaryana nk'igisebe cy'umufunzo. Muri abo ni Humenayo na Fileto, kuko bayobye bakava mu kuri, bavuga ko umuzuko wamaze kubaho, bakubika kwizera kwa bamwe. Nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azi abe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Nshuti zanjye, hagiye kuboneka abagabo b'abanyabinyoma, bazaboneka ari umwe cyangwa ari babiri, bashyigikiranye abantu babafane, ariko mu by'ukuri babe bafite uburyo bayobya abantu babakura mu kuri gake gake. Bazaza bazana ihame rya Bibiliya ry'ikintu kitaraba bavuge ko cyarangiye, ikintu cyarangiye bavuge ko kitaraba. Bazaza bashaka yuko abantu babakunda. Abo bantu Pawulo arangije abwira Timoteyo ati ntuzahangane nabo, wowe ukwiriranye neza ijambo ry'Imana, uhuze amasomo neza, kandi ugume mu kuri kw'ibyo wizera, birahagije. Nshuti zanjye, ni igihe cyo kwiyubaka ku kuri.
ndetse mu gitabo cya Yeremiya 13:23 hano Bibiliya noneho igiye kutubwira ibigendanye n'akamenyero. Muri ba bantu hari harimo uwitwa akamenyero, muri ba basaza babungeri. Akamenyero, ibyo wamenyereye bifite icyo bigufasha mu bigendanye n'urugendo rw'iby'umwuka. Yeremiya 13:23, mbese umunyetiyopiya yabasha guhindura ibara ry'umubiri we cyangwa ingwe ubugondo bwayo? Namwe nuko ntimwabasha gukora ibyiza kandi mwaramenyereye gukora ibibi. Nshuti zanjye, niba warimenyereje ibibi ntuzishakeho ibintu byiza, ahubwo hari icyo ukwiye gukora. Ukwiye gusaba Imana ikaguhindurira akamenyero. Matayo 27:14 tuhabona Pilato ko nawe yari yaramenyereye nabi. Rero akamenyero yari amenyereye ntikari gutuma afata umwanzuro mwiza. Matayo 27:15 igihe abantu bazanaga Yesu imbere ya Pilato bahuruye mu cyumba cya Pilato, yari gufata umwanzuro mwiza se amenyereye umwanzuro mubi? Mutega amatwi. Muri iyo minsi mikuru uko umwaka utashye, umutegeka yagiraga akamenyero ko kubohorera abantu imbohe imwe iyo bashakaga. Icyo gihe bari bafite imbohe y'ikimenywa bose yitwaga Baraba. Ariko nanone nubwo yari yaramenyereye kubaha abantu, yatangaga abantu mu rwego rwo kunezeza abantu. Ni nayo mpamvu igihe abantu bavuze ngo nabahe Baraba, byanga byakunda abohe Yesu, yice Yesu abohore Baraba, abantu babikoze mu kamenyero kabo bamufatanyije n'akamenyero ke. Nshuti zanjye, kugira akamenyero kabi ni ikosa. Reka mbereke akamenyero keza. Luka 4:16, akamenyero keza. Yesu ajya i Nazareti iyo yarerewe. Ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye, arahagarara ngo asome. Bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya arakibumbura. Amen. Nshuti zanjye, bikwiye kuba akamenyero kuba mu nzu y'Imana. Bikwiye kuba akamenyero kawe kwinjira mu nzu y'Imana ku munsi w'isabato nk'uko Yesu yabigenje. Ariko nanone kwinjira mu munsi w'isabato rero ukwiye kwinjiramo ukaba witeguye kuba wasoma, kandi ukaba uzi ko ibyanditswe byera ari byo bintu bikujyanye nk'uko Yesu yabigenzaga. Twihuta, nagira ngo mbabwire mu gitabo cya Yohana, Bibiliya itubwira amagambo menshi nubwo abantu benshi batabyitaho. Yohana 9:40, abafarisayo tugeze ku kagingo kerekana ibigendanye n'ubuhumyi. Murabyibuka neza ku bigendanye n'ubuhumyi. Yesu twigeze kubyiga ahangaha yuko bariya abantu bagendaga basitara kumva, ariko ikihanda bwihebe cyarabamennye amaso. Ngiye kubereka amoko y'ubuhumyi, aho ubuhumyi bwacu muri no minsi burimo guturuka. Nshuti zanjye, cyokoze Yesu aracyafite ububasha bwo gukora ku maso kugira ngo yongere adukize, ariko abatabyemera bo bazaba impumyi burundu. Yohana 9:40, Yesu yarimo kugana n'abafarisayo maze gukiza umwana. 40, abafarisayo bamwe bari kumwe nawe bumvise ibyo baramubaza bati, mbese natwe turi impumyi? Yesu arababwira ati, iyo muba impumyi nta cyaha muba mufite, ariko none kuko muvuga yuko mureba icyaha cyanyu gihoraho. Nshuti zanjye, icyaha cyo kwibwira yuko ubona kandi amaso yawe Satani yarayishe, utabasha kumenya aho ibihe by'ubuhanuzi bigeze, utabasha kumenya urukundo Kristo agukunda, ntunarebe niba ibirenge byawe biri mu rugendo. Nshuti zanjye, Satani akaba yarakweretse iby'isi, akaba ari byo bigutwara, iby'Imana ukaba ubona nta kintu bikumariye. Ubwo ni ubuhumyi, ukeneye kwegera Yesu. Kuba impumyi nta cyaha, ariko kwibwira ko ubona uri impumyi nicyo kibazo gikomeye. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa twabwirwa igitekerezo cya Eluma umukonikoni. Iki gitekerezo ndagikunda cyane. Ni igitekerezo Pawulo yavuze, ariko ukabona birababaje cyane. Iby'uyu Eluma Bibiliya ibivugaho neza, ariko kimwe mu bintu bibabaje cyane ni uburyo uyu muntu yaje kurwanya umurimo w'Imana, kandi ibi bintu byababaje intumwa cyane. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, reka turebe iki gice kiratangaje cyane. Bibiliya ifite ukuntu ubwayo ibitwereka. Uyu Eluma w'umukonikoni, Pawulo yari agiye kwigisha umuyobozi, kandi muri ubwo buryo Pawulo yifuzaga kwigisha uyu muyobozi, uyu muntu witwa Eluma yakoze umurimo mubi cyane wo kubuza wa muyobozi kwakira ijambo ry'Imana. Pawulo rero arangije, icyo yakoze nta kindi, yasabye Imana yuko uriya muntu yahinduka impumyi
kugira ngo bibe ikimenyetso, kuko iyo bitagenda gutyo cyari ikibazo gikomeye. Pawulo yari yahuye n'ikibazo, yariyigishaga uwo muntu nawe akangiza uwo babwiraga. Pawulo arangije abona ibintu birakomeye cyane, arangije asaba Imana kugira icyo ikora. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 4 guturuka ku murongo wa 4 hatubwira igitekerezo ibyabaye ikupura bya Eluma w'umukonikoni. Umukonikoni yari umupfumu. Nuko batumwe na Mwuka Wera bajya i Selukiya, batsukirayo barambuka bafata ikupuro. Bageze i Salamini bamamaza ijambo ry'Imana mu masinagogi y'Abayuda. Yohana nawe abafasha. Baromboreza muri icyo kirwa cyose bagera i Pafo, basangayo umukonikoni w'Umuyuda, umuhanuzi w'ibinyoma witwaga Bari Yesu. Uyu yari umukonikoni, yari Umuyuda kandi akaba n'umuhanuzi w'ibinyoma. Noneho n'izina rye yitwaga Bari Yesu, ari kumwe n'umutware Salugiyo. Pawulo wari umunyabwenge, uwo ahamagaza Barinaba na Sawuli ashaka kumva ijambo ry'Imana. Wa mugabo w'umuyobozi Salugiyo yashakaga kumva ijambo ry'Imana, ashaka kumva ubuhamya bw'Imana. Ariko Eluma w'umukonikoni, izina rye niko risobanurwa, abagisha impaka, ashaka kuyobya uwo mutware ngo atizera. Maze Sawuli ari we Pawulo yuzuye Mwuka Wera aramutumbira ati, wa muntu we wuzuye uburiganya n'ububi bwose, wa mwana wa Satani we, wa mwanzi w'ibyo gukiranuka byose we, ntuzarorera kugoreka inzira z'Umwami Imana zigororotse. Nuko dore ukuboko k'Umwami kuraguhannye, uraba impumyi utarora izuba, ubimarana iminsi. Muri ako kanya igihu kiramugwira n'umwijima ucura mu maso ye, arindagira akabakaba ashaka bo kumurandata. Uwo mutware abonye ibibaye arizera, atangira kwigisha ku Mwami Yesu. Inshuti zanjye, impumyi za mbere twabonye ni abantu batemera yuko batabona ngo Yesu agira icyo abamarira, batemera ko ari impumyi, biyumvamo yuko bareba kure, biyizi ko bari abantu b'incakura b'inyabwenge, ariko Yesu abareba abona ari impumyi, yifuza kubahumura bakanga. Aba kabiri rero ni abantu b'impumyi bagiye gukomeza mu buhumyi bwabo. Kubera iki? Imana irashaka kuganiriza imitima y'abizera, Imana irashaka kuganiriza imitima y'abantu, ariko abanyamadini bafite bariyeri bubatse ku buryo abantu kumenya Imana bibagora. Abantu benshi ntibashaka yuko abo bayoboye bavirwa n'umucyo w'ijambo ry'Imana. Aba bantu rero bazaba impumyi, igihe kigiye kugera bazakomeze bajye bagenda barandatwa, ariko igihe kirageze ngo abantu bamenye ko ijambo ry'Imana ari umuti wo gusiga ku maso, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya gatatu cy'Ibyahishuwe umurongo wa 16 gukomeza. Hatubwira Laodikiya ni itorero rizaba ririho kandi ririho uyu munsi wa none muri ibi bihe bisoza amateka y'isi. Yesu yararibwiye ngo ungureho umuti wo gusiga ku maso kugira ngo ubashe kureba. Niba hari ikintu dukeneye imbaraga ya Mwuka Wera iduhumura amaso kugira ngo tumenye aho ibihe byerekera. Mu gitabo cya kabiri cya Petero igice cya mbere umurongo wa 5, igitabo cya kabiri cya Petero igice cya mbere umurongo wa 5, Bibiliya iranditse ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya mukongereho kwirinda mukongereho kwihangana mukongereho kubaha Imana mukongereho gukunda bene data mukongereho urukundo, kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza Umwami wacu Yesu Kristo. Kandi rero utagira ibyo ngibyo aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa, akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera. Nshuti zanjye, hano batangiye batubwira ngo iki? Ni byiza kugira umwete, ni byiza pe, ariko umwete wonyine mu bintu by'Imana ntuhagije. Umuntu akeneye kugira kwizera nako konyine ntiguhagije, gukeneye ingeso nziza. Kandi ingeso nziza nazo ntizikwiye gutwara umuntu ngo tumwite ingeso nziza bigendere, hakwiye kongeraho kumenya. Umuntu akiga ijambo ry'Imana akamenya ibintu aho biva n'aho bijya. Uyu munsi abantu benshi bitwa ngo barasenga, bafite kwizera, abandi bafite ingeso nziza zirimo ubujiji bwo mu rwego rwo hejuru. Umurongo wa 6, kumenya nako ntiguhagije, kumenya mukongereho kwirinda, kuko abantu benshi bazi ibintu mu mitwe yabo ariko kubyirinda byarabananiye.
abantu benshi bagiye kurimbuka. Reka mbaho urugero, ese abadogiteri banywa itabi ntibabizi neza yuko itabi ritera ibihaha? Barabizi neza. Ese ntabwo babizi ko gusambana uretse kwangiza intekerezo z'umuntu byangiza n'umubiri akarwara sida? Yego. Ariko se abarwaye sida bangana iki? Abantu barwaye ibihaha bangana iki bagiye kwicwa n'itabi? Mu by'ukuri bafite ubumenyi kuri izo ndwara, ariko ntibigeze bafata umwanzuro wo kwirinda. Ariko nanone kwirinda, niba waragize amahirwe ukagira ikintu ureka, ntabwo bikwiye kugutwara. Hari icyo ukwiye kongeraho. Kwirinda mukongereho kwihangana. Hari abantu benshi babasha kwirinda ariko ntibihanganire abataragera ku rwego rwo kwirinda. Niba waragize amahirwe yo kureka ikintu runaka kukirya, ihanganira abandi mu gihe bataragera ku rwego rw'imyumvire yawe. Niba waragize amahirwe yo kwirinda ikintu runaka, ukaba ubona hari abandi mu itorero bakigendana intege nkeya, saba Imana igira icyo ibakorera. Mu magambo make, nta muntu n'umwe Imana iha impano yo kwirinda ngo ibure kumugerekeraho impano yo kwihangana. Bibiliya iravuga mu Byahishuwe ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Mu magambo make, kwihangana kizaba ikimenyetso, simbo izaba ikimenyetso cyerekana abantu b'Imana. Reka mbabwire yuko dukeneye kwitoza kwirinda mu gihe nk'iki ngiki indwara z'ibyorezo zabaye nyinshi. Dukeneye kwitoza kwihangana mu gihe nk'iki ngiki kwihangana byananiye abantu. Kwihangana nabyo ntibihagije, mukongereho kubaha Imana. Kubaha Imana nabyo ntago bihagije gusa, mubyongereho gukunda bene data bigaragare. Tureke kuba indyarya, dukundane mu nzu y'Imana. Ariko gukunda bene data noneho nabyo mubyongeremo urukundo. Urukundo rumeze gute? Wabanje gutozwa gukunda bene so, abo musengana, abo musangiye idini, musangiye imyumvire. Ariko noneho urukundo rwo rubabarira byose, rwihanganira byose, rukunda bose. Ubwo rero noneho tugiye no kugira urukundo. Tugomba gukunda wa muntu w'umunywi w'inzoga, wa musinzi, wa musambanyi. Ugomba kugeraho ukareba icyo akeneye cyafasha ubuzima bwe, gituma amenya yuko ku isi hari abantu b'Imana. Icyo kintu ugomba kukimufasha. Ibyo bintu mvuze byo hejuru nibiramuka bitubayemo, tuzaba turi abantu badahutazwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Kandi rero umuntu udafite biriya bintu byo hejuru nawe ni impumyi. Inshuti zanjye, nkimara kugera kuri iri somo kuri uyu murongo wa 9, nababaye, nasanze abantu benshi turi impumyi. Kandi ubwo buhumyi butuma tubasha kureba ibiri hafi gusa, tukibagirwa yuko twejejweho ibyaha byacu bya kera. Niba mushaka yuko imitima yadushinjaga ibyaha yigirayo, niba mushaka kwifatanya n'amasezerano y'Imana kugira ngo umutima udushinja wigizweyo, turasabwa ibi bintu byo hejuru. Imana rero idufashe, iturinde kuba impumyi. Kandi ndabingingiye ngo abantu bari mu bituro bagenda basitara ku bituro bisize ingwa, ndagira mbabwire inshuti zanjye, ubu hari abantu tumaze igihe tuba mu nzu y'Imana, tuba mu itorero, tugongana, tugenda dushwana kubera ko Satani yatwishe amaso, ntitubasha kureba, ntitumenya n'umugambi w'Imana ifite kuri twe. Ahubwo ni uguhora dupfa utuntu, turashwana mu makorari, turimo turashwana mu nama z'itorero, turimo turashwana bizera, turimo turashwana mu bukidiyakoni, turimo turashwana. Igihe kirageze inshuti zanjye kugira ngo Yesu aduhumure amaso, kugenda tugongana biveho, tuve mu bituro. Niturangiza Yesu aduhindure bazima, dukomeze urugendo. Ngiki cyifuzo cyanjye, mbifuriza nanjye nsaba Imana ngo ingenderere ikimfashemo mu izina rya Yesu, amen. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ibyawe turabyumvise kandi twarabyumvise, kandi ijambo ryawe rimaze kudutsinda, tukabura ikintu kiri muri twe twahagararaho cyatuma kitwereka yuko duhagaze neza. Tukaba turapfukamye, tukabandarara imbere yawe, tukamanika amaboko, tukagusaba kudutabara kuko ntacyo twakwishoboza. Wasezeranye yuko mu ntege nke zacu nk'izo aribwo uzatwambika imbaraga. Reka amasezerano yawe asohorezwe kuri twe, kugira ngo abagendaga, abari bafite ubuyobe, abo Satani yacishije mu nyigisho z'ibinyoma, ubatabare ubakureyo. Kandi Mwami Uwiteka, abo Satani yishe amaso bagenda basitara ku bituro, ubahumura amaso, ubereke inzira. Kandi uretse ibyo ngibyo, uturinde kuba twazaca muri ka kugi
kajyana abantu gehinomu mu buryo bwihuse, ako kugi gaca ku buryarya no kutamenya agaciro k'iby'Imana, turagusabye ngo ubwo tumanitse amaboko abe ari wowe utuzamura, uduhagarike ku rufatiro nyakuri rw'ijambo ryawe, kandi umwuka wawe wera twemeze ko turi abana bawe. Uduhe kugira ngo ibi bintu dusomye kimwe kigenda cyiyongeraho ikindi kigenda cyiyongeraho ikindi, ubitangire muri twe kandi ujye ugenda ubyongeraho ibindi, kuko ari wowe uzi icyo dukeneye. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.